Icyumba cy'amateka nanjye Saibi Celestin. Uyu munsi rero reka tugaruke ku mateka y'umuhanzikazi mukunda na wundi yitwa Ingabire Butera Jeanne d'Arc uzwi nka Knowless Butera mu muziki nyarwanda. Knowless Butera yavutse tariki 2 Ukwakira 1990, avukira mu karere ka Ruhango gaherereye mu ntara y'Amajyepfo ahahoze hitwa Gitarama. Butera Knowless ni mwene Jean Marie Vianney Butera na Marie Claire Uyambaje. Nyuma y'imyaka 4 gusa ageze ku isi, uyu nguyu Knowless Butera ababyeyi be baje kwitaba Imana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Guhera ubwo ngubwo Knowless Butera asigara ari imfubyi cyane ko yari yaravutse ari ikinege. Knowless Butera yize amashuri abanza i Nyamirambo muri ESCAF, akomeza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye muri APALU de Ruhango ndetse na APASE i Kigali. Butera Knowless akaba yarize ikoranabuhanga muri kaminuza ya Kigali Institute of Science and Technology. Abazi Butera bavuga ko ku ishuri yari umukobwa ujejetse cyane kandi witondaga, ariko akagerageza gusabana. Knowless Butera mu rugendo rwe rwa muzika yatangiye kumenya ko afite impano yo kuririmba ubwo yigaga muri APASE, ari naho yatangiye gushabukira cyane APARUD, aho yize icyiciro rusange n'ishuri ry'Abadivaniste, ndetse no muri APASE ari mu muryango mugari w'Abadivaniste b'umunsi wa karindwi, hamwe n'abandi bahanzi bazwi hano mu Rwanda harimo urugero nka Tonzi. Muri iki gihe cyose nta muntu wari uzi izina Knowless, kuko izina rye ryari Butera Jeanne d'Arc, ndetse nta mwihariko yari afite mu buhanzi, uretse ko wenda hari ababonaga ko ari mwiza ku isura. Knowless inzira ye ya muzika yayitangiye mu mwaka wa 2009 ubwo yari arangije amashuri yisumbuye, ndetse igihe yinjira mu kiragano cy'umuziki wari ugezweho icyo gihe, aho yari yinjiranye n'abandi bahanzi barimo ababaye inarumikwa nka Kamishi, King James, Oda Paccy n'abandi benshi. Urugendo rwe rwa muzika rwatangijwe na Safi Madiba ndetse na Kamishi. Muri 2016 Knowless yatangaje ko ajya gukora umuziki bwa mbere. Indirimbo ye ya mbere yagiye kuyikorera muri Unlimited Records muri studio yari Nyamirambo, yakorerwagamo na Junior ndetse na Lick. Ariko icyo gihe ayo Junior niwe wari uhari gusa. Yes, iki ni icyumba cy'amateka nanjye Saibi Celestin, aho turi kugaruka ku mateka y'umuhanzikazi na wundi ni Butera Knowless. Yes, ngo ubusanzwe Safi wari waramaze kugafata cyangwa se kumenyekana mu itsinda rya Urban Boys. Bakundaga kubwira Butera Knowless ko babona ko afite impano, ko babona ko ashoboye kuririmba cyane, ndetse iki gihe Safi na Kamishi bamusanze arimo kuririmba muri studio bamutera imbaraga. Aribwo yanakoze indirimbo yitwa Nyumva ijya ku maradiyo iracurangwa cyane, amenya ko ashobora kuba umunyamuziki. Kamishi wari umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri Voice of Africa, ndetse na Safi wari amaze kugira ubunararibonye mu muziki, bahetse ibihangano bya Butera Knowless bamugeza mu itangazamakuru. Knowless atangira kumenyekana bitamuvunnye cyane. Urukundo rwa Knowless na Safi ruri mu bintu byatumye amenyekana cyane, kubera ko batasibagwa kuvugwa no kwandikwa mu bitangazamakuru. Bamwe bamwumva bagashaka kumenya indirimbo ze. Ku nshuro ya kabiri y'ibihembo bya Salax Award 2010, Knowless wari umaze umwaka umwe mu muziki yashyizwe ku rutonde
rw'abahanzi bakizamuka bashobora guhabwa igihembo cya upcoming artist. Mu bo yarahanganye nabo uwo mwaka harimo Nasoni wari warakoze indirimbo Amatsiko, nawe wahabwaga amahirwe menshi, gusa biza kurangira iki gihembo gitwawe na Butera. Igihembo cya mbere Butera Knowless yatwaye kuva yatangira umuziki cyari icyo ngicyo. Yes, iki gihembo cyabaye irembo rifungura umuziki wa Knowless, kuko mu mwaka wa 2011 yaranamaze gushyira hanze indirimbo nyinshi cyane. Yashyize hanze album ye ya mbere yise Komeza. Igitaramo cye cyo kumurika uwo muzigo kiritabirwa cyane, ndetse umukobwa wari muto atangira kujya mu byapa byamamaza by'ibigo bikomeye cyane. Umwaka wakurikiyeho yagiye gukorera mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music iyobowe n'Ishimwe Clement. Bari baratangiye no gukundana mu buryo bw'ibanga. Knowless Butera kuva yamenyekana yari umukobwa muto wari warasanze abandi bakobwa mu muziki nyarwanda, harimo nka Priscilla wari waramutanze mu muziki, Miss Jojo wari izina riyoboye abandi bagore mu muziki igezweho, ndetse yasanzemo n'abandi nka Miss Chanel, Liza Kamikazi, Oda Paccy, Queen Ali n'abandi. Kugira impano no kwinjira muri studio ntago byari bihagije ngo Knowless abashe kwireshyeshya n'aya mazina, ndetse byamusabaga imbaraga z'umurengera. Mu ntangiriro za 2012 nibwo byatangajwe ko byemejwe ko Knowless yamaze kwinjira mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music, ndetse Ishimwe Clement anamufasha gutunganya album ya kabiri yasohotse muri uwo mwaka, akaba ari nabwo Knowless yitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Icyo gihe nibwo abanyarwanda batangiye kubona Knowless wa nyawe wari usigaye arangwa no gukora umuziki mwinshi cyane, ariko agahisha ubuzima bwe bwite n'urukundo rwe yakundanaga na Clement mu ibanga rikomeye. Album ye ya kabiri Uwondi we yasohotse muri 2013. Icyo gihe Knowless yakinwe mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye harimo na Uganda, akora indirimbo n'abahanzi batandukanye benshi bo mu Rwanda, harimo Kamishi, Danny Paccy, Sini na Jay Polly na Urban Boys, hamwe n'itsinda rya Vampos yo muri Uganda. Mu mwaka wa 2014 Knowless yashyize hanze undi muzigo cyangwa se album, abaciye agahigo ko gushyira album 3 hanze mu myaka 3. Mu mwaka wa 2010 Knowless wari waratsindiye igihembo cy'umuhanzi mwiza ukizamuka muri Salax Award, agatwara umwanya wa 3 muri Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2013. N'ubundi ba 2013 muri Werurwe yaje gutwara ikindi gihembo cya kabiri cya Salax Award, ariko kuri iyi nshuro mu cyiciro cy'umuhanzi w'umugore mwiza. Butera Knowless mu mwaka wa 2015 yaciye agahigo ko gutwara igikombe cya 3 cya Guma Guma Superstar, ana umugore wa mbere ugitwaye. Mu mwaka wa 2015 Knowless yashyize hanze indirimbo nyinshi ziri ururimi rw'igiswahili, bituma ahabwa igihembo cyitwa Bigwa Award gitangirwa muri Kenya. Uwo mwaka kandi yongeye gutumirwa muri Kenya ahabwa ikindi gihembo cyitwa Diva. Muri uyu mwaka nibwo yasohoye indirimbo yitwa Teyamo yakoranye na Roberto. Mu mwaka wa 2016 ari nabwo yashyize hanze indirimbo yitwa Ujumbe. Nibwo Knowless yashyize hanze indi album ya 4. Mu mwaka wa 2018 anahabwa ibihembo 2 bya Hip Hop Award bitangirwa muri Uganda, ndetse ibi bihembo yahawe harimo icyahembwe indirimbo ye yitwa Mbaye Wowe. Indirimbo za Knowless Butera zakunzwe cyane hano muri Afrika duherereyemo ndetse zigira n'ahandi. Noneho muri 2017 asohoye indirimbo y'igiswahili yise Peke Yangu.
mu ntangiriro za 2018 ashyira hanze iyo yise Darling yakoranye na Ben Paul ukunzwe cyane muri Tanzania. Ku isabukuru ye y'imyaka 29 Knowless yavuze ko ashimira Imana kubera ibyo yari amaze kugeraho, kuko avuga ko Imana yamugejeje ku bintu byinshi agereranije n'aho yavuye. Mu myaka 12 amaze mu muziki nyarwanda, Butera Knowless ari mu bahanzi nyarwanda bafite ibihembo byinshi, ndetse akaba n'umugore wa mbere waciye uduhigo two gutwara ibikombe mu muziki imbere mu gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru mu mwaka wa 2020, Knowless yavuze ko yishimira cyane aho yageze ndetse bikamutera ishema ku rwego agezeho, ariko nanone aho ageze akaba atariho yifuza kugarukira. Butera Knowless yakoze izindi ndirimbo nyinshi cyane, harimo urugero Day to Day, Inshuro Igihumbi, Nyigisha, Uzakunda, ndetse aza gusohora na album ye ya gatatu yise Inzora, ikaba ari album yitiriye abana be b'imfura. Bimwe mu bintu utaruzi bitangaje kuri Butera Knowless, ikintu kimushavuza kurusha ibindi hano kuri iyi si, yavuze ko ari uko nta babyeyi agira. Ikindi Knowless yavuze ko ikintu kimushimisha kurusha ibindi ari ukubona abana bato ndetse no kubana n'abantu mu mahoro. Knowless Butera avuga ko ikintu gihenze mu muziki aho kwishimira ko atunze imodoka ihenze n'ibindi, ahubwo yishimira ko ikintu gihenze yavanye mu muziki ari ukubasha kwiyishyurira amashuri ndetse no kubasha kwiyishyurira muri byose. Knowless Butera yavuze ko ikintu cya mbere yanga ari ukubaho azi ko afitanye ikibazo n'umuntu. Knowless Butera bivuga ko afite ubutaka bwe mu mujyi wa Kigali. Mu ndirimbo akunda kurusha izindi, mu ndirimbo ze avuga ko zose azikunda, ariko cyane cyane agakunda indirimbo yitwa Icyizere. Knowless Butera yarangije kaminuza mu mwaka wa 2019 muri kaminuza ya Gikristu ya Oklahoma. Iki ni Icyumba n'Amateka Part 1, nanjye Sabi Celestin, aho tuzajya tugaruka ku mateka y'abasitari batandukanye ndetse n'ibyamamare yaba hano mu Rwanda no ku isi yose muri rusange. Komeza ukande subscribe, share na comment, wandikemo icyamamare twazagaruka ku mateka yacyo akiranga. Ciao ciao, njye ndi Sabi Celestin.